Mbere yuko dutangira ndagira ngo banze wisuzume, ndagira ngo banze wirebeho. Imyaka yose ishize guhera 2020 cyangwa se 2015, 2023 wagenda guvuga uti uyu mwaka ugiye gutangira. Ntangiranye n'ingamba nshya. Ngiye kuwutangirana n'ingamba nshya. Ngiye kuzava kuri uru rwego ngere ku rundi. Ukiyemeza umaramaje uvuga ko hari ibyo uzageraho. Ariko se koko wabigezeho? Ibyo wateganyije ngo uyu mwaka utangiye, ibi nibyo nshaka kuzageraho, koko uwo mwaka warangiye ubigezeho? Imyaka yose yagiye itambuka, ushobora kuba hari ibintu washyizeho kugira ngo uvuge uti uko byagenda kose nzabigeraho, ariko umwaka ukarenda urangira ntabyo ugezeho. Ndetse umwaka ugatangira ukanarangira, ukarangira wajya kwisuzuma ugasanga hari excuse ufite, ndetse ugasanga ugifite ibibazo uvuga uti byagenze gutya ngo impamvu ntagezeho kuri ibi ngibi ni iyi ngiyi, mbese ufite impamvu nyinshi zatumye utabigeraho. Gusa icyo nshaka kukubwira, ndashaka kukubwira ngo reka ibyo ngibyo bibe iby'imyaka yatambutse. Reka uyu mwaka wa 2026 ubu mwaka utandukanye ndetse muri byose. Reka ube wa muntu ku buryo mu mpera z'uyu mwaka wa 2026 uvuge uti uyu mwaka wambereye uw'impinduka kandi zigaragara. Ndetse buriya icyo utazi nuko intera iri hagati y'ahuri ubu ngubu ndetse naho ushaka kuzagera mu mpera z'uyu mwaka ntago ari intera nini nk'uko ubitekereza. Ndetse mu gihe ugiye gukurikiza bino bintu ngiye kukubwira, urahita ubona ko kugera ku nzozi zawe ari ibintu biri byoroshye cyane. Ndetse kandi ndagira ngo umpe iminota mike cyane nkwereke uburyo uyu mwaka wa 2026 ugiye kwitwaramo kandi ibintu byose bikagenda neza mu buryo bworoshye cyane. Ndetse niba udashaka kumva bino bintu birindwi, ikomereze rwose, scrollinga wigendere. Ntago nshaka kukwangiriza igihe. Ndetse icyo nshaka no kugira ngo uyu mwaka twitwaremo mu buryo butandukanye, hakabamo itandukaniro n'imyaka yagiye ishira. Ngiye kukubwira ibintu birindwi gusa twakoresha ubundi twagumya turi smart muri 2026 ndetse tugera no ku nzozi zacu. Kuba wowe utaskororinze ni cyerekana yuko turi kumwe. Twagiye. Icya mbere, byuka kare. Ubundi abahanga ndetse n'ibitabo bigiye bitandukanye bavuga ko kubyuka kare ari ikintu cy'ingenzi. Ubundi saa 11 wakabaye kuba wabyutse. Abahanga ndetse n'ibitabo bigiye bitandukanye bavuga ko kubyuka kare bagatangira umunsi wabo neza, mbese ukabyuka mbere y'abandi, ari akantu k'ingenzi cyane. Kuko buriya uko ubyutse kare niho imipangu y'umunsi wose ibera. Ushobora guhita wibaza uti wenda ati njyewe ntago ndi morning person, cyangwa se ubundi mu busanzwe hari abantu babiri. Hari umuntu mu buzima bwe usinzira atinze, agakanguka nanone atinze. Hakaba ubundi bwoko bw'abantu baryama kare ariko nanone bagakanguka kare. Gusa ndagira nkubwire iki kintu, abantu benshi bagiye bagira icyo bageraho mu buzima, cyangwa se bagiye batanga experience y'ubuzima uko bagiye babaho kugira ngo bagere ku byo bagezeho, wasangaga ari abantu babyuka kare, bakabyuka ndetse mbere y'abandi. Kuko burya cyagiye uba ukangutse mu gitondo, ubyutse kare, uba waruhutse kandi isi yose ibigicecetse. Nibwo utekereza ugapanga neza ikintu ugiye gukora uwo munsi kandi cyakugirira akamaro. Hari n'abantu bankurikiye muri aka kanya bashobora kumva bakavuga ati saa 11, ati saa 11 ubundi ngiye mba nanabyutse kare. Iyi ni statement yo kuvuga ko wowe ubundi ugomba kwishyiramo yuko ugomba kubyuka kare mbere y'abandi. Kuko hariho na saa 10 n'ababa babyutse, bagaplaninga neza ubundi umunsi wabo ukagenda neza. Icya kabiri ufite gukora muri 2026, hagarika ibintu byo kwirukanka ku rukundo. Ibi ngibi wenda ahanini biragaruka ku rubyiruko, ku bajene, ku bahungu, abakobwa batari bashaka. Ushobora kuba warabayeho wenda mu myaka gitambuka ugasanga wagiye ukora ikosa ryo kwiruka ku rukundo, cyangwa se umuntu yaba atagukunda ugakomeza ugahatiriza ngo wenda azankunda, ngo wenda bizagenda gutya, yaba atagukunda avuga ati wenda azahindura intekerezo, reka nkomeze mfate igihe cyanjye mwereke ko mukunda. Ibyo muri 2026 byibagirwe niba ushaka kugeraho ugera.
cyangwa se niba ushaka kugira imyitwarire itandukanye niyo wagiye ugira mu myaka ishize. Iki ni cyo gihe ngo wisubize agaciro, kuko buriya nunareba neza uwo muntu uri kwirukaho uvuga utekereza ngo nagukunde cyangwa se ukora buri kimwe cyose ngo agukunde kandi noneho we atanabibona, urimo uratakaza igihe. Ese ubundi umuntu murahuye, mumaranye agahe, umweretse imishinga ufite, cyangwa se yaba ari n'umukobwa akakwereka akabwira umuhungu ko amukunda, kwifuza ko mwakomezanya urugendo rw'ubuzima, ubonye igitekerezo cyawe ntago agishyigikiye. Ubundi ukibona ko wabwije umuntu ukuri, ukamwiyereka uko uri, hanyuma ukabona ntago abyemeye, ukabona ntago abishyigikiye, kuramo akawe karenge bigishoboka, kuko n'ubundi niwitegereza neza uzasanga nyuma yaho narabagarutse agashaka ko umuntu akundana, uzasanga hari indi mpamvu yagaragaye ibyihishe inyuma, ariko mu by'ukuri atagukundiye uburyo umeze bya nyabyo. Swati ushobora gusanga ubaye amahitamo ye ya kabiri cyangwa se ya kenshi, akareba akavuga ngo uyu muntu yansabye ko dukundana, ndamwangira kubera ko nari nzi yuko hari undi nabona, ariko mu gihe mubuze reka mugarukire ubundi dukundane. Cyangwa se ugasanga hari izindi mpamvu zitumye yemera ibyo yari yaranze, ariko mu by'ukuri atari impamvu za nyazo cyangwa se ziguhesha agaciro. Aho gutakaza umwanya wiruka ku rukundo rudashoboka, ahubwo dore ibyo ugomba gutakazaho umwanya bifite akamaro ni ibi ngibi. Ita ku buryo wazamura akawunti yawe kuri banki, uburyo wazamura ubumenyi bugiye butandukanye, ukora agasiporo, wite ku mubiri wawe, mbese wite ahazaza hawe, mbese ita kuri misiyo yawe y'ingenzi mu buzima. Naho ibindi ubwo si byo ni ibiki. Ndetse niwita kuri ibyo bintu by'ingenzi mu buzima, uzajya gushiduka urukundo rwakwizaniye, kandi atari ukubera ko uri umunyamahirwe, ahubwo kubera ko wihesheje agaciro, kubera ko ibyo witayeho aribyo byaguhesheje agaciro kurusha uko wiruka mu bintu by'urukundo, kandi narwo ubona bidashoboka. Niba ushaka kuba wakwatarakitinga cyangwa se wakurura umuntu w'agatangaza mu buzima bwawe, nawe ugomba kuba uw'agatangaza. Ndetse ushobora no kuvuga ngo wenda ntabwo nshaka kuba njyenyine, ariko se byaruta ukaba wenyine kuruta uko waba uri kumwe n'umuntu cyangwa se n'abantu b'indyarya batakwitayeho, batazi agaciro kawe. Ndetse ita ku bintu byakuzamurira imibereho, ugira icyo bita self confidence, wigirira icyizere, ibindi byose bizaza. Ikintu cya gatatu cyo kwitaho muri 2026, kora siporo, wite ku mubiri wawe mu buryo bwa buri munsi, uhozeho. Ndetse nivuga kino kintu ntago ngiye kukubwira ngo jya muri gym umaremo amasaha 5 cyangwa se amasaha 7. Kora agasiporo mu buryo buhoraho, biba igihe gitoya ariko ugakore. Ushobora gukora push ups cyangwa se pompage, ushobora kwirukanka ukajya wifatira nk'iminota 30 yawe mu gitondo cyangwa se ikigoroba, ugakora ka running cyangwa se ugakora ka yoga, ukoga muri piscine, cyangwa se niba bishoboye bagakora ka martial arts. Ubundi ntago tuvuze ngo ube body builder cyangwa se ugende uterure ube mere nk'aba bantu bakoze umubiri kabisa, ahubwo aka gasiporo ka buri munsi gatuma umubiri wawe umera neza, kuko burya iyo utagakoze usanga ari kwa kundi umubiri ugasanga wabaye deforme, ugasanga kugenda wapi, ugasanga nta confidence ufite. Burya umuntu udakora siporo bita bigaragara no mu nzira. Ndetse burya umuntu ukora siporo ubusanga mu nzira afite confidence. Umuntu ukora siporo umubiri we uri en forme, mbese ameze neza, n'imitekerereze ye rero bituma iboostinga cyangwa se ikajya hejuru. Ndetse iyo ukora agasiporo ka buri munsi usanga confidence aba ari yose. Abahanga bagaragaza ko iyo udakora siporo, niba utabasha kumanaginga mu gukora siporo mu buryo bwa buri munsi cyangwa bwo guhozaho, usanga bibagora no kumanaginga business cyangwa se kumanaginga abantu uyobora, no kumanaginga urukundo usanga bibagoye, mbese kumanaginga
ahandi hose biba bigoranye kubera ko wananiwe no kumanaginga uburyo ukoramo siporo mu buryo buhoraho. Umuntu ukora siporo mu buryo buhoraho aba afite discipline, kandi discipline tuzayikenera muri 2026, irakenewe ku rugero ruri hejuru cyane. Ikintu cya kane tugomba gukora muri 2026 nta gushidikanya, uyu mwaka ukaba w'impinduka ku rwego rugaragara. Fata isaha imwe byibura wige ikintu gishyashya mu buzima bwawe, isaha imwe ku munsi. Usanga abantu benshi ari umuhanga pe mu kintu akoramo nk'akazi, ugasanga mbese ni mwiza cyane muri cyo, ariko nta muhate afite wo kwiga ibintu bishyashya mu buzima. Usanga abantu benshi afite nk'akazi runaka, ariko mu by'ukuri kubera adahura na laptop cyangwa se na computer, akaba nta bumenyi afite kuri computer science. Wagakwiye gufata umwanya ukiga nka machine, laptop, mbese ukiga ukagira ubumenyi kuri byo. Cyangwa se ugasanga ntazi gutwara imodoka kubera ko mu kazi akora ka buri munsi ntago bimusaba gutwara imodoka. Nabyo fata nk'isaha imwe buri munsi ushaka ukuntu wakwiga imodoka. Ushobora kwiga ibigendanye na finance, ukagira ubumenyi bugiye butandukanye kuri marketing, mbese ibintu bigiye bitandukanye ukagiraho ubumenyi. Wenda n'urwo rugero mbonye hafi nguhaye, ariko hari ibintu byinshi wakwiga akuzi kugira ngo habe uri nko mu rugo akantu gato wenda kagendanye na electricité, cyangwa se kagendanye na mécanique, cyangwa se kagendanye na electronique, ari akantu gato cyane, ugasanga ugombye kwitabaza abantu benshi, cyangwa se bikagutwara amafaranga menshi kugira ngo ugakore, kugira ngo ugatunganye, kandi wenda wanakikorera ari uko byasabaga just kugira ubumenyi bukeya kuriko. Umuvuduko rero iyi si ifite bidusaba kwihugura no kumenya ibintu byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu byibura uba ugomba gufata isaha imwe ya buri munsi ukagira akantu wiga gashyashya, kuko ntago wamenya aho uzahurira nako. Icya gatanu ugomba gukora muri 2026, ugomba kuba content creator. Nimvuga ibi ntago mvuze bya bindi byo kujya kuvuga ngo kuri YouTube ngomba gushaka aba subscribers, ngomba gushaka aba followers, cyangwa se TikTok, Instagram. Oya, ntago ari ibyo ngibyo. Ahubwo muri uyu mwaka wa 2026 hari ibintu ugomba kuba ufite. Ugomba kuba ufite uburyo bwa communication hagati yawe n'abandi. Urabizi abantu benshi ibigendanye na communication biragorana, ukaba ushobora kuba ufite igitekerezo, ariko kugira ngo uzakigeze ku bantu runaka ugasanga ni ikibazo gikomeye. Ndetse no kuba wajya imbere y'abantu nk'icumi bateranye kugira ngo ugire ikintu babwira, ugasanga ni ibintu bitakoroheye, cyangwa se ukasanga ntiwanabishobora. Ndetse uyu mwaka ugomba kwiga ku buryo habaye hari ikintu ushaka kugeza ku bantu, ugomba kuba ufite attention yabo, cyangwa se ukiga uburyo uko wakwitwara kugira ngo abantu bagutege amatwi. Ukiga uburyo washyira ibitekerezo ku murongo mu gihe ugiye kubwira nk'abantu, cyangwa se ugiye kugezaho nk'abantu. Ukiga uburyo ugira confidence imbere y'abantu. Mbese mu yandi magambo, uyu mwaka ugomba kuba umuntu mukuru. Ugomba kuba umuntu mukuru ku buryo anytime, cyangwa se icyo ari cyo cyose ushobora kwisanga bakugize nk'umuyobozi, cyangwa se nawe hari urwego uriho, hari nk'abantu uyoboye, ku buryo bizaba ngombwa yuko ugira ikintu babwira, cyangwa se bakabagendera ku mategeko yawe cyangwa amabwiriza yawe. Ugomba rero utwo tuntu kuba utwibitseho, ni utuntu tw'ingenzi cyane muri 2026. Ibaze kuba uri umuntu w'imyaka 25 kuzamura, ukaba utahagarara imbere y'abantu ngo ugire ikintu babwira, ahubwo wahahagarara ukaba watitira, ibyo wari ugiye kubabwira ukabibura. Kandi ibi ni ibintu bibaho. Gusa uyu mwaka wa 2025, umwaka wa 2026 ni umwaka utwo tuntu twose ugomba kuba wadushyize ku murongo, uri umuntu usobanutse. Ibi bizagufasha n'uzaba ugiye no kwaka akazi ahantu, job interview ntago izakunanira, kuko utwo tuntu uzaba waratwitoje. Ndetse nanabivuze nuba n'umuyobozi ahantu bizaba byoroshye cyane. Ndetse biragaragara ko mu myaka izaza cyangwa mu myaka iri imbere mike cyane, umuntu uzaba afite communication yo ku rwego rushimishije niwe muntu uzajya aba adominisi. Ngira ngo mwatangiye no kubibona no muri iyi myaka rwose, no muri uyu mwaka
umuntu uzi kuvuga, umuntu uzi gutanga ibitekerezo, akaba yajya imbere agakonvinka abantu, aba ari umuntu wigarurira imitima ya benshi, aba ari umuntu udomina sosiyete. Ikintu cya gatandatu dufite gukora muri 2026, fata umwanya utuje, nta muziki, nta bintu bisakuza, just umedite, utekereze ku hazaza hawe. Ibi ngira ngo twabikozeho n'ikiganiro mukirebe kuri iyi YouTube channel yanyu Analyst Entertainment, aho ko iyo ufashe umwanya ugatuza nibwo ibitekerezo biboneka, ndetse ubwonko bwawe nibwo burema ibitekerezo bishyashya, ukisanga na bya bibazo biba byaburiwe ibisubizo, ugasanga ahubwo ibisubizo we urabifite. Ahangaha ushobora gufata umwanya utuje ugatekereza, cyangwa se kwa kundi uba ugenda n'amaguru nta ekuteri mu matwi, mu gitondo kare cyangwa se nimugoroba utembera gake gake. Ibi birafasha cyane, bituma intekerezo zigaruka, ndetse ukiremamo n'ibitekerezo bishyashya byagufasha mu buzima bwa buri munsi. Aha ni hahandi mu gihe utajya ubona umwanya kugira ngo utuze, utekereze, witekerezeho, aha ni hahandi ushobora gusanga nta gitekerezo kizima wungutse. Twihuse cyane, reka tujye ku kintu cya karindwi tugomba gukora 2026, tukaba abantu batandukanye n'imyaka yashize. Iki kintu kirakomeye, ndetse ushobora gusanga cyenda gusa n'icya gatanu, ariko iki kintu ni ukucyitaho ku rwego rukomeye. Tangira wite mu kuvugira mu ruhame. Ibi ngibi ntabwo bisaba kugira ngo ujye mu ruhame ugire ikintu babwira, kandi wenda utari wagera n'ubwo bumenyi buhagije. Ibi ushobora no kujya imbere ya miruwari ugatangira ukitoza kuvugira mu ruhame, cyangwa se ukajya nka hariya ukimagina ko imbere yawe hari abantu, niyo waba wibereye mu cyumba cyawe cyangwa muri salo, ukimagina ko imbere yawe hari abantu, ubundi ukavuga umeze nkaho ari buri kubwira. Ibi birafasha cyane, kandi iyi tekinike abantu benshi barayikoresha, ndetse ugasanga birabafashije no mu gihe cya nyacyo kuko bari imbere ya public. Ibi ntibisaba kuba uri umuhanga cyangwa se ngo uri intyoza, reka. Niba wowe washobora gutanga igitekerezo cyawe neza kikagera ku bantu, uvuga mu ijwi ryumvikana, ibyo birahagije. Ntabwo ari ngombwa ngo ufite ngo utuntu tw'udukoryo mu kuvuga, reka. Ibyo ngibyo ni ibintu bigenda byizana uko ugenda uhura nabyo, upuratika, uko ugenda uhashira igihe uhura nabyo. Ndetse ndagira ngo utekereze ku bantu babaye successful, cyangwa se abantu bagize ikintu bageraho muri ubu buzima. Uzasanga ari abantu bahura bya kenshi na public, bafite icyo kuyibwira, baba bafite icyo kuvuga. Ubwo rero nawe nk'umuntu ufite ejo hazaza heza, ugomba kuba uri umuntu wibitseho ubwo bumenyi, kuko isaha n'isaha wabikenera kuvugisha abantu. Ngira ngo ni nayo mpamvu mu makaminuza uba usanga ibintu bya presentation ari ibintu bitaho cyane kandi bashyiramo imbaraga. Gusa ushobora no kuba waranayirangije, wenda utarahuye nabyo, birashoboka, ariko iki nicyo gihe kugira ngo utangire ubyitoze, waba ukoresheje miruwari cyangwa se ukajya hariya ukamera nkaho uri kuvugira imbere y'abantu. Ibi ngibi uzasanga mu gihe ubikeneye bizakora, kandi bizaba ari sawa cyane. Ndetse ushobora no kwirikodinga kugira ngo uze kumenya amakosa wakoze, bigufashe kugenda usubiramo wiga. Kanda subscribe, tujye dukomeza tuganira kuri ibi bintu by'ingenzi kandi n'ibintu byiza cyane. Ndetse nyandikira muri comment kugira ngo tujye dukomeza twungurana ibitekerezo. Duhure mu kanya mu kindi kiganiro. Ciao.